ndagusuhuje wowe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho kanizere ko aho muherereye hose mu bice bitandukanye mumeze neza cyane mboneyeho kubifuriza amahoro y'Imana ibyiza by'Imana n'ubuntu bwayo bigiye bibana namwe umunsi ku wundi amajyepfo y'u Rwanda amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali za Burundi za Congo za Uganda za Tanzania za Kenya Amerika n'ahandi hose mwese tubahaye ikaze kugira ngo mukore abatari bakora ibisabwa mubikore tujye tubasha kubana umunsi ku wundi reka twihute mu makuru yacu rero amakuru yacu ni amakuru arimo kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi ni amakuru nk'uko mubibona rero kuri screen yanyu murabona ko hari imodoka yangiritse cyane aya makuru rero ni amakuru ashingiye ku mpanuka aho iyi mpanuka yaje kuba yabera mu gihugu cy'u Burundi ikaba yaje kuba yahitana umuntu ndetse undi muntu arakomereka ni amakuru rero avuga ko iyi mpanuka yo mu muhanda yabaye nyuma y'uko bimaze kugaragara ko mu gihugu cy'u Burundi naho hakomeje kugenda habera impanuka nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru ndetse zimwe zigahitana abantu kandi ntabwo ariho gusa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye tumaze iminsi tubona impanuka nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru ni impanuka rero yabereye ahazwi nka Kinindo mu gace ka Bujumbura muri Bujumbura ariko mu gace kazwi nka Kinindo impanuka rero ndabona batayitangajeho byinshi ntago batangaje ese byagenze bite n'imodoka yagonganye n'indi cyangwa se henda yarenze umuhanda gusa cyangwa se hari ukundi byagenze gusa amakuru batanze nayo ngayo yuko impanuka yahitanye undi muntu agakomereka ariko nanone bikavugwa yuko aba bantu bose uko ari babiri bari bakiri batoya cyane ni abasore bari bakiri batoya rwose uyu witabye Imana tumwifurize iruhuko ridashira hanyuma uwakomeretse nawe tumwihanganishe tumusabire ku Mana imube hafi imukize asubire mu buzima bw'abazima nyamuneka asubirane n'ubuzima buzima Yesi namwe rero reka tubashimire kuba mwafashe umwanya mukabana natwe nimukore ibisabwa mujye mubasha kubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambuka aha kuri Hot News TV Rwanda mwibuka yuko twajya tunabana ku Isimbi TV ndabakunda cyane